ari i Kigali, murumuna we ikabwira na mushiki we. So in that process umugabo arimo aragraspinga for his life, bivugwa ko umugore ngo yafashe cya kintu basekuza inyobwa. umuhini umuhini yafashe umuhini ahita amurangiza nyine ko kundi he was grasping for his life, nyine ategereje ko maybe kuko mukuru we yari amaze kumubwira, nyine yari butare yohereje umuntu amufasha. Umugore abonye ko umugabo atarangiye, afata ngo uwo muhini ngo arawumukubita. So in the process the young brother barahageze na sister we, babaza umugore ati ntuzi ari hehe, ati ntawe uhari, ariko uwo amakuru bari bayafite ko ahari, ati yagiye mu gitondo. Umuhungu aravuga ati oya urabeshya. Niko yinjiye forcefully muri bedroom, asanga umugabo nyine mukuru we byarangiye. Wibuke ko umugore yamubwiraga ngo yagiye mu gitondo. So of course the young brother afata umugore kubita, of course n'uwo muhungu bahise banamufunga. Yatwaraga amakamyo ye, not mistaken, bahita bamubona we ngira ngo yari afunze. Umugore nimba ari kwa muganga, I think bamujyana kwa muganga. Ni gutyo byagenze. wumvise inshuro eshatu nakubwiye umugabo yatatse. Akimara kuva muri dushe yatatse inshuro eshatu. Ati nyine we n'umugore bari mu cyumba. So n'uyu muhini bamukubitaga? Njye muhini nta urumva kuko ibyabaye cyangwa se abona reproche nabone kuri famiye y'umugabo, kandi wenda ubwo ibyagiye bivugwa cyangwa bikurikiraho ni byinshi, ahubwo nuko nyine njye nkibaza gute ibintu byumvikana, ibintu bifitiye amakuru, ibintu yaba n'abana basobanuye bishobora gutangwa, ariko ugasanga umugore aracyari hano hanze. Ariko ubwo wenda bije uraza kubona nyuma y'ibi bigiye kuvugirwa aha n'ibindi, njye nagiye umugore bashobora kugira gutya bakagira, ariko ni birebire birimo n'intuza n'abantu babyibushye cyane. Hano umuntu ataza ngo avuge, nabonye bamwe bavuga uwo bavugaga hano, ariko ubiri inyuma cyangwa ushobora kuvuga ngo na n'uyu munsi umugore aba akiri hanze, we ni munini cyane. Mwakwandika mu izina? Munyandikire mu izina. Well, njyewe umuntu wampaye amakuru ni umuntu apparently, allegedly, amakuru mpaye na allegedly ni umuntu nanjye wayampaye ubazi neza. Uwo mukobwa nimba ari umwana wa pasiteri, something like that. Hari abantu bamwe bari mu rugo rwabo, kuko n'ubu yaba umukozi yaba abatwaraga imodoka ze bari bazi buri kimwe cyose, abenshi muri bo babanje gufungwa. Dore mwababonye, ndebera bro, ako kantu k'umuhini wewe mukubise inshuro zingahe? Inshuro ntabwo umuntu yabimenya, kuko si ibyo ngibyo ni babandi babanza kuri site, ni polisi sinzi nibo batubwira ibyo bimenyetso byose, ariko ibikorwa byose ni alleged. Amakuru umwana yavuze ni uko papa we akimara kuva muri dushe koga agiye mu cyumba yatatse inshuro eshatu, atakatabaza, ariko ko umugore yamukubitaga imbere y'abana, byarabaye wese, byarabaye. Urumva rero mu kuba yaratatse bikumvikana, n'abakozi bo mu rugo bari bahari wenda bakurikiranaga buri kimwe cyose, na muvoma zari zabaye mu minsi nk'ibiri yabanje, byose urumva barabikurikiranaga. Ariko kandi ntabwo wenda byakabaye bihishwe cyangwa se bicecekwa, barabivuze barabitanze. Ariko nuko haba nyuma y'icyo gihe kugera n'uyu munsi
n'abajya mu kiriyo ni abazwi, ni abashakwa na famiye y'umugore, ni abashakwa na mbega navuga ngo n'intuzi. Ibi bintu njye byarenze kubabaza umuntu. Ni ibintu utabona uko usobanura. ikiri gushiraho question mark ni uko murumuna w'umugabo yaje ngo ashakisha brother we, umugore bakomeza kuvuga ngo yagiye mu gitondo. niho bivuga ko uyu mugore yahise amukubita. Allegedly ngo uwo mugabo yabanje gutaka yumva nk'aho bamuhaye poison, nk'aho yariye ibintu birimo poison. Nibwo we yahamagaye brother we ati I'm not feeling well. Brother ni umuganga ngo aba i Butare. Ariko yarari i Kigali muri iyi minsi, umukorera Butare, ariko yahise yohereza murumuna we agende arebe icyo brother wabo yabaye. Murumuna we azana sister wabo, babaza umugore yuza ari he. Umugore akababwira ati yagiye kare mu gitondo. Ati uyu urabesha. So he forcefully entered that room, nibwo yasanze umugabo laying down. So about Muhini, ibyo nibyo nanjye nabwiwe. So nimba uwabivuze yavugaga ko umugabo. Okay guys, mutapinge screen s'il te plaît, ndabasaba ni mutapinge screen kabisa, mutapinge screen. Reka nze basaba ikintu kimwe abantu muri aha, muntapinge screen s'il te plaît, ndabasabye mutapinge screen, hanyuma ababibasha munkandire kuri izi hot me. Give me a second. Ese zigiye he ko ntari kuzibona none umwuka byaramwe. Okay, ngizi. Give me a second. Abantu mumfashe kabisa, akose ni nufata screenshot. Nufata screenshot zi. Abantu munkandire hati mwuka byaramwe, munkandire zi hati ngizo nazipininze. Ababibasha na karoza kamwe. Please do it for me. Munkandire hati bikomeza sheri, komeza. Biri kuvugwa ko nyine uyu mugore yagerageje, uwo mugabo abonye ko poison itamujyanye ngo ashiraho uwo Muhini. So that's allegedly niko biri kuvugwa, ariko of course tugomba gutegereza cyo RIB bwanzure imaze gukora iperereza. Ariko abavuga bari kuvuga muri iyo line ko umugabo yabanje guhamagara brother amubwira ko ari kumva ari kugenda nyine ubuzima bwe butameze neza, ashobora kuba yanyweye poison. Ngo umugore abonye ko poison itahagije ahita amurangiza. So ahimbazwa divina, ahimbazwa ushobora kuzamuka, ahimbazwa ari hano. Uri kuvuga kubeshya, turi kubwira ibyavuzwe, nawe uri kuvuga uretse gato ati ibyo uri kuvuga uri kubeshya. Ahimbazwa uranyumva. So rero ni ukuvuga ngo ahangaha tugendane gake. Njyewe nk'uko mubizi urimo kumva, ntabwo njyewe njya ntangaza amakuru kandi ibintu bikiri mu iperereza. Ariko ndashaka kukwereka ko niba uri kwitegereza hano, wabonye warebye hano iyi boro ifite igihe kirekire. Dore the all conversations zose urabona ko ahangaha ndazifite bro. Dore iminota ni ukuvuga ngo mfite iminota, iyi boro ifite iminota myinshi cyane. Ego ko nari ngiye kwerekana. Dore nguyu wa mudamu, si nguyu muri video. Aka ni akavideo kamwe muri video. Dore ngizi kana werarikana wazibonye video. Ahangaha rero aho ruzingiye urabona hano, reba hano. Kamaraya Karebe. Ariko bro, ibaze ko ufite umugabo wo mu kirere, urumva nta kintu ufite abana. Noheri yari umukire utagira ngo ni ufite amafaranga, ufite abana usize mu rugo, urimo kumva bro, ukaza bakagucundaguza gutya. Ahangaha baramaze kumucumitira mu modoka. Story rero ahangaha hari message zindi mfite aho yandikirana n'umuntu amubwira ngo
ngasoma umurongo wa nyuma kuko ntabwo nshaka kugira ngo ibintu bibe birebire. Aho yamubwira aravuga ati urukumva ntabwo mukira sheri ariko wihangane ni urukundo kandi urabizi ko turi mu rugamba. So ni ukuvuga ngo uyu mudamu yandikiye umuntu ntari buze kuvuga amazina ye nonaha kuko ntegereje kugira ngo investigation irangire bitangaza uko ntabwo naza gutangaza inkuru hano yose ngo nyiramure, ndi kubaha headline. Uru rugamba uyu mudamu yabwiraga uyu mukunzi we akadasohoka. Ni uruhe rugamba bari barimo? Ni urunguru rwarangiye? yandikiranaga n'umutipe aha yandikiraga n'umutipe. Ni story nzarambura. Noneho arangije ahangaha ifoto. So hano hari video. So okay, let me make it clear. Ni ukuvuga ngo umuntu yandikiranaga nawe. Umuntu yandikiranaga nawe. Uwo muntu ntumufite Galfa cyangwa uretse gato. Ni ukuvuga ngo umuntu yandikiranaga nawe ni nyiri imodoka yicayemo. uwo muri Canada. Ntabwo mvuze igihugu uretse hushye. Wamubonye? So umuntu turi kumva umwita Kamaraya nindi mvantu icyo kintu cyo nakoze mva wa munyamakuru ntugasesengura ibintu byose ngo natangira inkuru. Oya uwo no watanze video ntago we yatureba. Urumva? Oya uyu nguyu ibiki kibazo abajije gifite ireme, abajije ikibazo ndashaka kumusubiza nonaha ariko ni inkuru zingiye ubundi. Ninde wamufatiye mu modoka y'umugabo akamubwira ati we maraya ndagufashe? Ninde? Muraza kumenya byinshi muri iyi nkuru. Ubundi ni wowe twagira nizere ko Claire atari bugutereta ariko birakenewe ko nibura ibi bintu uyu muvandimwe yapfuye yagiye ariko bro ni birebire mujye kumva ikiganiro ibintu bijya habona. Urumva hagomba kubaho reka kuko ngiye nubaha urwego rw'ubugenzacyaha nzi ko bari kubikora. Ndatekereza ko bivuze kurangira kandi ntabwo biza gutinda. Nibamara gutangaza uko bimeze Godfather ngendo kusumulula ndashira buri kimwe cyose hanze. Urimo kumva bro? Conversation zose zirimo n'ibintu byinshi cyane ni birebire bro, ni birebire. Wari ukimbwira ukuntu uyu mugabo ari inshuti yawe Jado? Gazi ntabwo muri gutapinga screen. Okay, byihorere. No, byihorere. Yari inshuti nta. No, uburetse gato mbere ko dukomeza iyi nkuru. Ndebe kureba aho uri hose rwose. Oya ntacyo urwara n'umwana wo gushira. Noneho ikindi byajoro yamurya bro. Dore umugabo wapfuye mwana. Dore umugabo bahitanye nguyu bro. Dore side we. Ndebera umugabo kabisa. Urebe iyi si nta munoza. Uyu bamaze uyu yapfuye byarangiye. Dore umugore we avuye muri Canada muri vacances muri Canada. Aba ni abanyamafaranga bari batuye Rebero. Dore uyu byarangiye pa yavuye muri ngo muri naje rero abantu muzi ko iyo bageze mu gutanga amakuru n'inkuru urimo kumva iyi nkuru mumanze musenge tayari. Niyo mpamvu wa mugore we tuzabana uzatura mu Rwanda nturiyo ntuye tuzayaduhura gatatu kumwe. Mutapinge screen nkuru tuyitangire.
mutapinga inkuru tuyitangire mwo gacwamwe. Urumva inkuru ndayifite, mfite amakuru ko uwo wita Siko atari Wesco. Reka maze nkure nkubomore nkureba kankubwire. Umva nkubwire wa kigushuwe. Nta nkuru ukigira. Umva inkuru ndazifite. Urukumva iki kintu cyakomeza kwa negativity. Wowe witwa Wallpaper, we Oprah watangiye wibasira Ama-G The Black. Urimo kumva? Reka maze ngo stalking, kamaze ngo stalking maze nkwivurireho ibyuzi tumureba ariko umudarape tumurebe iyo nararibonye uretse gatashare kanzi. Reka manze nze ngutature byabye iyo nararibonye. wakomeje gushyanuka kuva kare. Wakomeje gushyanuka kuva kare kamanze kanze. Give me a second. Kuko wakomeje gushyanuka kuva kare kabisa. Reka nguhe attention washakaga. Sibyo washakaga. Let me give you attention wifuzaga. Mutapinga screen ntabwo live iri kugaragara. Reka nguhe attention washakaga wagahuyuwe. Kuko wakomeje kuyifuza kuva kare kabisa. Reka nyiguhe pe. Okay, ndakubonye. Uzi ngo n'ikintu wasangaho? Nta kintu wasangaho ikigushu, nta kintu afiteho nyakupfa. Reka scrolling mama. Komereze dutapinga screen reka mbone mbona ifoto ye nyakukubitwa n'inkuba. Ntayo, nta foto afiteho. Urakarwara uruheri kugapipi gusa nta kindi nakubwira. Uranca ndakubuze sha. Twitapingire screen hano. Abantu mukadirishya murabiza amategeko hano. Mukadirishya ndamubuze yo gatumba urunero. Ariko reka nkubwire wewe Pepa witwa Oprah. Kuzira kuba hano rwatangiye kubwira rwatangiye rutuka Ama-G The Black ngo naje gucuruza amagi kankuboroke n'uwo musenzi. Reka nkubwize ukuri Godfa, uwo musenzi ubu wacuruza iki? Acuruza iki? Acuruza imyanya y'umubiri na borotsa amabyi. Dukomeze twikomeze iki garasha si gusa. So reka dukomeze. Mutapinga screen. Rosaria we yagiye umugabo yese ajya gutanga ikirego. Yagiye gutanga ikirego muri ribu arabishinganisha aravuga ati umugore ukubise urushyi ashobora kuzagira. None ibyo bintu birimo ribu Rwanda mu bireba ibyo bintu. Noel yatanze ikirego yayishinganishije mu birebe ahubwo kuki mutahise mujya kureba icyo kintu ko mutubwira ko muri investigata b'umwuga abajya sambana nabo batubwira abantu benshi yagiye sambana nabo kabisa umugabo akamufata vizavi urumva noneho tubwira ati turavuga ati hangane kuva gusa yubaze reka tureka ibyo icyambabaje tugeze ku kazi mu minota 10 twumvise umuturage ahamagara wa mutipe uriya mukuru w'umudugudu aramubwira ngo wa mugabo arapfuye. Wa mugabo arapfuye. Ngo ngeze kibimbwe ngo wa mugabo arapfuye. Aribwo dukuye hano ageze mu rugo. Kuko yadukuye hari yatujije hari ukazi. Birebero. Preto watuvanye birebero atugeze Remera. Aratubwira ngo ngiye kwitera amazi gato. Arendanyiza ngo ndikoza Nyabugogo. Urumva? Niba ngo bwikoze nahe no mu mujyi. Bakora actes zitandukanye umugore ajya kumusukira ve bw'iyo chambre urumva yambaye ubusa ari kumusukira ve bakagaruka bakongera bakaryamana bireba video bishyira ngo mu gihe cy'iminota 2 n'igice. Yego ari naho bayifashe ukabona ntibigaragara ari kugaragara ibirenge n'amabuno y'umugore. Sibyo mvugira ngo n'amabuno y'umugore. Hey game over.
gitare c'amahanga mutapinge screen urumva dore ngibi ngeze mabwira dore ngibi bijyo bijya mumaze musabirize mubanze muzisabe muzirugutanize Mwiriwe neza. wiriwe Mwiriwe. Abashomba nande. urumva mumanze mugira ariko bagize umuntu ngira muri gift gallery ariko umuvandimwe bamwita ariko teta Pasteur Teta Lilila Miracle bimeze bite ubu ngubu mushobora kureba ngo munkande ubu mwangire muri gift gallery mukavana nguje muvana nabatwaye iki twapfuye iki niko ye wapfuye iki gituma mutankandaho urumva umva nkubwire wowe nani Teta atete ninkumboroka bizakubabaza kandi nzabikora kuko iyo nkubonye ni nta wambeshe urumva kusoni iyo bishya bavuye muri ibyo bintu Riri uyu nguyu ninde umeze neza mureke murebe nk'uyu muntu uba wanzengereje reka nzendeye reka muhane kwanza reka manze ndebe mureke mwumve Rosaria we uzamerera Imana mureke twumve nkigera mu nkandire kwinuza allo bite kuba wanzengereje ni amahoro uretse iriya message nakwandikiye gusa message wanyandikiye message ngo kwandikiye message nyinshi ko ne wanzengereje mumbabarire nuko nandi kubasaba ubufasha frere saba ubufasha ariko se neretse kuri waruje muraho ntabwo ncyakira telefone nta muntu ukimpamagara mpamagara ngo n'abantu bashaka ubufasha murashaka nanjye ni mumpe ndabukeneye mumpe ubufasha ndabukeneye aho bigeze mumfashe rero iyi nkuru y'uyu mugabo bro iyi nkuru y'uyu mugabo iyi nkuru iyo uyikurikiranye ariko se ufite amayi ariko se wamyitinga amayike yawe mwana kuzi kuri mu rusaku iyi nkuru y'uyu mugabo ni akasamutwe ariko nyine kuko ntekereza ko ibi biracyari muri forensic kuyivugaho Godfather ngewe niboneye amapuro niboneye iyi video uyu mudamu ari ku Gisenyi video narayibonye yangezeho nibwo umutima umusatsi wamvuyeho video y'uyu mudamu ariko ateye neza n'ubundi bashyamiranye bapfa kubatwa yako nacyo utamubwiye urumva kuvuga ngo umva ukuntu story imbere mure dore inda wasabye kuntera wamubonye yari undi mwana wa gatatu uyu yapfuye nta kibazo ndabyemeye bikana ko umugabo yari yashatse ko babyara undi mwana umugore akabyanga umugore yari yabyanze yaravuga ngo nta kibazo ndabyemeye kuko umwana we muto yari afite imyaka igera kuri 12 umugabo yaramusubije ngo nanjye ndongera biyemere ari uko ubwiye ko urekanye n'uyu kazungu uwo ndagira mukubwira nyiri ngufu gini reba kureba aho uri hose rwose ngire si harabika gufata umuntu ndakubaza iyo uvuze umuntu ukongeramo business ye ahangaha mamukoze ibigize ibyaha ahangaha ni ibigize ibyaha bigize amakosa uvuga umuntu gushyiramo na business ye ahantu ukwisha business y'umuntu kandi itanga imisoro reka rero mbatere story niba video nabonye ngo ndivanga ariko kubera iki ngo ndivanga munyamunyereza video z'ubusa muziko ndikiremba why ntabwo namenya niba ngibi ari byo nabonye kuko AI zaje biragoye cyane kugira ngo umenye ko video baguhaye ubu kubera AI yaje biragoye kugira ngo ya mpamvu ariko ibyo niba nicyanezera iriya AI ni ya Rubavu ndamwagiye muri kunyereza aya mavideo ko nabonye video ni nziza
nziza kureba iyi video nk'iyo nza kuyibona hatarimo umuntu wapfuye nyine idafitemo kese yo gupfa karaka video kariza iriya video yari imeze neza ntabwo ikibazo yarikurikiwe n'inkuru mbi iyi nkuru rero mwa bantu mwe iteye ubwoba kubera impamvu iteye ubwoba ni iyihe impamvu iteye ubwoba ni nubwo bari kuvuga uyu kazungu hari undi batari kuvuga kandi njye ntabwo mfite jihadi ngo nkubite urushyi mu mutwe nk'uko ari kubisafata ku mavuta ndi kumva namuvuga juru iya Ottawa ni iyihe uze kumpa iya Ottawa wamubonye abajene hano baba bafite amakuru dore iya Ottawa juru kamuhiya shyiramo request umbwire iya Ottawa uyu mudamu ngo yaje kujya muri vacation muri Canada mara y'umwaka urenga ariko hakaba hari umugabo utari kazungu ngo wuriye rutema ikirere amusanga muri Canada ngo bakoze amabara biravugwa mvuge ko nafite umuntu nk'ubitigishi Maji Kacyiru Nyabugogo byukunyare tugende oya byukunyare tugende niyo nshyiramo kano gafoto k'uyu mukobwa gutya kameze mujye mumenya ko ababaraje umva kubera iyo mpamvu itazangagira gutya ngo kugira ngo kibasumburiye inyambo gode fata ndi ikiremba sinzashaka umugore bro nta bagore we ndabakunda ariko uburetse gato tuzahura mu bundi buzima butari zaba nshaka umugore baba we njyewe hari igihe ujya wumva amakuru ugakurikira story noneho iyi story ni nka filime bro iyi story ni nka filime narababwiye amatelefone dukoresha kugira ngo uyu mudamu bimuraburize byatewe na Google Photos ni ukuvuga ngo yafashe telefone y'umwana ati mwana wanjye umwana w'umuhungu muto ati ntabwo washyira ntabwo wafungura email afata email y'umudamu ahita agira ate abari afunguza telefone y'umwana kugira ngo umwana akoreshe smartphone email yigumamo umwana downloadingamo Google Photos mama we iyari ibiri kujya muri telefone ye bikajya bijya no muri telefone y'umwana ay gatata nimumfate noneho umwana agize gutya ari scrolling muri Google Photos abona mama we ari kuri shift muri kumva ibyo bintu muri kumva ayo mabara bro niba ari ikintu cyane tutazabika muri telefone ikintu bita Google Photos muzisibe muri telefone bombo clap iyi nkuru muzifate muzisibe mwikanura amaso biteye ubwoba Jesus God have mercy nukuvuga ngo umubyeyi yafashe email ye ariko se kuri mutwe uri kunya ndarigira afashe email afata telefone y'umwana asigninga na email ye umwana downloading iki Google Photos guess what alipotia ndani Google Photos ibyaje kugenda gute umwana mama urumva yagiye muri Canada aragenda barenjoyinga avuye yajana na kazungu Rubavu nkuko biri kuvugwa bageze Rubavu byabereye Rubavu remember akuse koko ibyabereye Rubavu oya ntacyo urwara n'umwana wo gushima noneho ikindi
rya joro yababwiye ko umugabo yahise ajya gutanga ikirego yagiye gutanga ikirego muri ribu arabishinganisha aravuga ati umugore ukubise urushyi ashobora kuzagica ibyo bintu birimo ribu Rwanda mu bireba ibyo bintu atubwira ko yatangiye umugore agira imyitwarire mibi iyo ntabwo ndashaka ariko bashatse barabizi imyitwarire ariko rero tunakandanaho ngiye kanze kanikundirize ku muntu ntekereza ko ashobora kunkandaho ukamwikundirizeho riri abandi mwese nta kintu nabavanaho kamba kandeho udutima niba turimo fata bijiyo bijya wahageze amajide black afata nanjye ndi kubikundirizaho we namwe undi muntu kanikundirize ku wundi muntu ushobora kunkanda zoyi nguye nakira nkwikundirizeho gicanda kankwikundirizeho no gutakansubiza wowe mwakire reka ego ko ngiye gukanda kuri ntuza biranga reka mbikundirizeho mbere ko nkomeza inkuru reka mbikundirizeho ndebe niba mungira muri gift gallery reka no kwikundirizaho no kwihecera kuraho reka mbikundirizeho kaze nge no muri yandi ya God fata ndebe niba hari uturimo mbikundirizeho igihe turi kumva iyi nkuru wenda mwankandaho wenda mwangira muri gift gallery se babeshye. Thank you Jessica Shiri. None se nge reba unese ko mutari kunshimira ngo muraza kuzinsubiza cyangwa ngo dufatara kataraza aya turaruka inkokira mu ngire muri gift gallery twagiye iyo gucanirwa iki nose mugo gufite za nyirabaraza uri hehe today ni nyirabayazana iciye ku muryango nyirabaraza uzi ko ariyo nyoni mbibaho ku isi Jesus mu izina rya Yesu ye muko katsindwe n'Imana nyirabaraza Jesus bigenda bite tude muraho neza tude muraho mureke twumve iyi nkuru ese ngo kutankanze biranze ngiye gukandaho biranga baramwe ngo ndicaging biranze ariko satani ni mubi ari kuduteranya ntabwo yanteranya nawe kuri jotem ngaho nsoma ku gapipi aho nga urakanyunguse ntabwo gasomye gicanda ufite ubwenge nkandira kuri today ufite ubwenge cyane abo nta kanze bo mwihangane yaje kugeraho yohereza azinsubiza kandi mutapige amwohereza yaje kugeraho ashwana n'umugore mwumve cyane hafi no kurwana atongana bapfa umugabo umwe sinzire baramukubwira kuko namuvuzeho mbere mu kiganiro muvuge nishaka ndamukubaza witwa Kazungu bita Kazungu ufite company Ingufu Gin Limited noneho rero umugore ngo baratongana bagira agasabotage biba ngombwa ko umugore avuga ngo twatandukana ariko noneho kubera ko urumva urugo rw'abakene ariyo bambwiye ngo witwa Theogene urugo rw'abakene rero Theogene uratanga ari kimwe n'urw'abakene urugo rw'abakene batongana muri discipline urugo rw'abakene bo bashyira ku karubanda noneho byabaye ngombwa ko umugabo abwira umugore ati noneho ntabwo twakwishyira ku karubanda aramubwira uti reba ahantu waba ugiye umugore amusaba ko yaba agiye aravuga ati nyabona ntiwahukane mujye mu rugo umugore aramubwira ngo ashaka kujya hanze y'igihugu amwohereza muri Canada ibyo mubwira n'umugabo wawe tubwira mbere y'uko apfa uyu nguyu byose mu ntebe ze nziza noneho atubwira ko yamwohereje muri Canada ngo cyamuha amafaranga menshi umugabo pe nayo usanga ni umugabo pe afite amafaranga menshi noneho umugore ageze muri Canada hari umugabo umwe w'umunyarwanda nanone utari Kazungu uba Canada urabeshya yatubwiye wenda kuko wasize bya bindi byanyu ngo biratambuka ntabwo aba Canada wibeshya nshaka kukubwira ntabwo muvuze uwo mugabo impamvu njye na Kazungu namugarutseho kuko we no ku kiriyo yagarutsweho n'abavuga ari benda tuza kubigaruka ariko
we ngira ngo hari n'ibyo bivugwa yuko hari n'amashusho ngo yaberetse. noneho uwo mugabo yari Canada kuri cyo yavuye mu Rwanda gusanga Canada, asanga umugore muri Canada. asanga umugore Canada, umugore yabaye Canada yabanje kuba Pakistan, yaramweje Pakistan, noneho umugore aza kudeviya ajya Canada, ariko aza kubibwira umugabo ko yagiye urumva muri Canada nta kazi afite, yagiye kuri zotinga ufite umugabo agomba kumuha amafaranga. Yego. Yamuha amafaranga cyangwa nawe wenda afite access kuri konti runaka, akubwira uko bigenda, ariko umugabo yatubwiraga ko yamwohererezaga amafaranga. Ndakubwira ibyo yatubwiraga. Yego. kandi ndakubwira ibintu ushobora gusubiramo n'ahandi hose. Ariko ibyo yababwiraga yabwiraga umugore ari nko mu gikari. Yarabanje arabitubwira. Amaze kubitubwira ahamagara umugore abidusubiriramo. Yego, komeza ibyo yababwira. Amaze kubidusubiriramo atubwira ko umugore yamwohereje Canada, amubwira ko mu by'ukuri bagiye kwitegerezaho bombi. Inkuru ndayikomeza bamaze kugera ku 100 karwaramwe mutapinge tugire ku 100 inkuru nyikomeze kuko ngewe umva ahantu ibintu bibereye akasamutwe.